Sabe, ndarushe pe no. Come on. No, baby, no. Dufite kugenda. Uzi kumuna tizi bazaryoshe. Sabe, arakoze ushaka kubaye. Noneho mana ndetse niki noneho. Akuzi kumuvanya muri mude gukora. Okay, be. Ibintu by'urukundo byacu bigeze ko mbona abo utabyitaye. Come on now. Ubwo urukundo hano ari kubiganirira koko. Twagaga no naho tugira. Nyine baby simize mu mutwe ndavuga tukambikubaze. Yeah. Are you sure? I'm sure. You serious? Yeah. Anyways, nyiri kuntu imeze. Gahunda zo niterebye to. Ubwo mama yirirwa kunyishuza mu rugo barasaze. No izikiri hose. Siwaza ratakubonye. Ngase. Nabazumirwa. Wona amakuru ufite. Ibintu mbese byarakomeye homo barakwiteguye ni kabwo wombwira. Siniryari ufite nyine time nyine hagije tuzagereyo homo. Sabe twagiye ku isaha tutu. Tuve gusenga tujyayo. You sure? Let's go. Okay, tugenda tukaza kaje mu kacu. Uzikine gihari. Noneho ibintu byakomeye. Ndefite n'ubwo bareka. Bose ngiye nabona sare. Umufotografa n'ama video. None ahantu ho sare. Babango nogusha tuzatwika. Sebe. Wait. Tuzatwika. Ni duzadufotora no muntu uzadufotora mu kwe. Sha nyine nabonye kavoma ari ubishoboye. Aratwika byataye. No wambe no so ubu nyine. Amerika yose aramuzi. I know. Ramutipa akora imiti. Aratwika cyane. So mbengo so ikintu kimwe. Uzanzanira abatipe batwika ko yako. Ahubwo nta makuru ufite. Wowe uri kwitegura imbyino uzabyina haragusa. Kuko ngewe none yanjye yo irarenze. I can't wait. Yeah, ahubwo si nyine ikiriho. Kiye nyine none ibintu byose biri tayari turi ready nyine. Natwe turi ready cyane. Kurundi nyine turiteguye byataye. Muso uriteguye. Ubundi kiyo n'ugutwika. Ya cyo ngukundira uratwika be. Nizeye ko tuzatwika. None se akaze kamatsiko. Uriteguye? Byataye. Uriteguye? Utambeshe. Hana nyine nk'iyinda yakwibona gutya kwene ngana. Kana gatoya kibere gutyo. Ukona nk'indi zabyana na bangahe ugereranyije. Urugero nka bangahe? Wait, mbere ko gusubiza ikibazo. 15. Arangije. 15. Shira magatege nyine. Kugiye kuzamuhura. Ubwo mgongo wanje ko uzagukira. Ariko we mba kuna gukunda akamana we. I know you can do better. Right? Wait. Anyways, yeah. Nyine hari idea na rifite. Yotse nyine nkakwereka wenda kwitekereza nayo ukuntu twatambuka mu bukwe. Abuka mwereke. Gutese. Nyine kwiruka hano. Sakire kare. Be nagaro kwiruka nyine. Kanze bikwereke. Naba wihuse. Agero gushaka buryo kazakushabuka. Okay. Ada mwereke nyine so kureba ntabwo. Iyo cyose? Bana ikibazo tu. Turi gukomeza imbere nyine tukugenda. Ariko tuzatwika rero. Aho nyine ntabwo mucyo bizagenda neza. Bani ni heza we. Biri bani ni heza. Mandela kuna haba hasa. Kona kuna kirari. Sawa hasa reza nari bitu. Ago tuzatora hano. Nukwiturira hano none se. None se. Sawa kuza cyane kubakonfera rero. Sawa none se shaho. Nuko barwihuse. Sawa tu nanje none bumva tu nanje I want you to stay. Akunyine tu none se. Nta kundi kujye mu kazi se shaho. Akazi niko dutonze se. Niko kadutonze. Awishi nyine bikazaranga twatwigumanira buri gihe rege mani mba nkeneye. Zibye kazi nyimba mbikeneye. Nanjye niwe mba nkeneye ariko nyine no kugaruka. Kangenda nyine n'ubundi ntaza kererwa. Ubwo tu kuri gahunda tuzavugana ko bimeze to. Yego nta kibazo ubwo turi kumwe kandi bakoze cyane. Love you. I love you too.
wakwihuta no utikata da ushaka ngo wibage isi cyeya utibaga da ese wari nyamaze kujumbi habiza izambyara bazijyana basi ubundi uzitaza hano ubwo ujya kunyigisha byinshi uzi kutakubwira yamwe ako rukundo mukunduzi umuntu utanahunda data we ushanza zatari indege sinyuma yo hasi urwo rukunda ubu niba kumbuza mfite nari ndakora ko ntabwo ndi kubona ufite speed arose waramaze gute shani sawa nyine uko kanze cyo kibona nyine gifite kitati gishize ku ruhande okay mbwira uko bimeze ntabwo doruka shani sawa nyine gusa nishimiye ko aje kunsura ubwo tugiye kubiteka tubirya koko ubwo no kunyigisha gusa ubanza kwanga azameraho pe amera come on uramumbiye ako uyu munsi urarara no baby mfite gusura umuntu uyu munsi ntabwo ari byo ngo nta muntu kuruta nawe urabizi okay ariko kubana ni byiza kandi mfite inshuti zanjye turi buhure bavuye mbese you know naribi byiza ariko se izo nshuti pe bazabaza ahubwo katse twihute ese sirasi koko mfite gusura inshuti zanjye mu kanya ntareba kambona kamwate ntabwo ugenda nibyo kwigira nibyo kwigira ntabwo wagenda cyane kuri kwimana ngiye twumva utagenda pe mfite kugenda cyangwa erekeze ndi kugufasha njye ntari no kwifasha cyangwa erekeze umperekeze hese aho ugiye nyine ni umunsi w'abashuti banjye dufite guhura tukifata neza you know I see nawe ndagufata neza don't worry ubwo tugira turigera ahantu hakiri kare ubona ko ugenda dore aza kukwicara gahunda ariko se bita kurya amaso rero bararyana aho ndikubona byatangiye kwinshi ndikubona n'abafite umutuku ntabwo kukwitaho uri kwiyitaho bitewe ubudoma nanjye utazi uri kubona tugere vuba kandi ndendere ndikubitaho umuntu ntabwo ndabara kurega isosi ariko nari ibyawe nawamemutse mbere y'ibindi byose kandi nyine mbanze mbakire nubwo munsi yo muntungu amakuru se shani ubundi duweze induze pe amakuru y'ubukwe kandi buregereje ni mu minsi imbere nta gihe kinini gisigaye murakoze thank you mfata agaciro gute mugora kizi iyanjye idahari ugira isoni inda nawe cheers shangiye nta bintu by'amajusi nyine murabizi ubukwe birumvikana mba ndi ku mbuto amakuru yanyuze niyo mpamvu turi hano ewanjye ariko se ubukwe bugeze tubwire ni stress nyine nk'ibisanzwe ariko I can't wait muri tayari uzi ko utazi umugabo wawe shashe nyine tukwambarira tutazi n'umugabo wawe nyine nababwiraga sheri nyine ntabwo nzi ko muri buze ariko nzi ko ndibahamagare nko mu kanya so the surprise for you guys surprise kagira inkuru ni ama surprise gusa so
be wanjye nyine agiye kuza mu kanya twari dufitanye gahunda maze murebe ariko bwa mbere mubonye nanjye nuko pe wari umuzi he's so handsome I know ahubwo ameze gute se ahubwo sheri wait kanza mwitabe ashobora kuba ageze hano wibe mana yanjye wahageze ndaje ngufungure mureke mbabwire ngiye mfite amatsiko yo kureba ifiyanse shangenje ko abyara si ni muremure ntabwo ubu ndabanyemeye ntabwo ari byo ese buriya ntabwo aba ari beza I'm back sha uyu nyine niwe mukunzi wanjye be uri gukora iki hano ko nta gahunda dufitanye umva ngende ni umudamu uri kubona cyangwa ni mu nzozi menya ari umuzimu uyu ntabwo ari we nzi ntabwo ari umuntu be ariko hano nta gahunda dufitanye what are you doing here ni iki ibyo mbona ni ibyo kandi ibyo ndi kubona ko nazize mu rugo uri ko iki hano reka tukabiganiraho hano tujya kuvuganira reka tubiganireho reka tubiganireho hano oya uratuganira reka tubiganireho gatanu kibazo kusha bite bimeze gute what happened natwe nta nibyo tutari kumva yaje gukora iki hano ejo bundi se wagiye kunyereka ababyeyi bawe kandi usize mu rugo umbwira ngo ikibazo gihari nagusobanurira icyo kibazo gihari nakigusobanurira nanjye ntanajya kujyaho ntabwo se mwari mukugira mwari mukugira muzi nka sheri wanjye nicare rwose ngira ngo ntabwo ndabyumva ariko I'm confused I'm very confused mbwira uri gukora iki hano be uri gahunda dufitanye ubukwe none se ufite baby bangaho ubundi ngo mufitanye ubukwe uri gukora iki hano mbwira ibyo ushaka kumva umva bahusize mu rugo mu kanya mbwira uri gukora iki hano ntabwo ari kumva ntabwo ari kumva oya uri bebe ngende tonde nitone njyewe ejo bundi sizagiye kunyega ababyeyi bawe uyu ni ubuzima bwawe what is this umva umbwire umva uri kubiza neza uri kumubwira neza kano kageni ni umuzimu ndi kubona ngo ufite ubukwe umva mbwira hano ufite ubukwe ibi bintu ntabwo bizoroha pe ariko si ubwo ku muntu azizera abahungu bigenze gute kuki muri abana babi hariho umusabane uyu ni umukunzi wawe uyu nguyu uri kuvuga ngo igisatsi kimeze gute mbwira impamvu wagize ababyeyi bawe kotsa inyuma yakoze ababyeyi be ukunda gushaka kumbabariza umutima we tubikora twumva ko biryoshye none reba ingaruka yabyo guys cheat